Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku gitabo cy'itangiriro igice cya 9 kigizwe n'imirongo 29. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo nibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, iby'ingenzi byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi, ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu. Nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwira na Nowa n'abana be iti ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibukiza isezerano riri hagati yanjye namwe nibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana nibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa ati icyo nicyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu, Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, aribo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarura ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi uti Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950 arapfa. Iki ni igice cya 9. Ntekereza ko mwumvise byinshi mutari muzi. Soma dusome Bibiliya. Turabakunda cyane. Iki ni Kibabi TV. Mugire umunsi mwiza.